Nkwifurije ikaze nshuti mwene data muri uyu mwanya mwiza tubonye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana mu bice 4 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 19. Natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Imana ni urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Ibyo ni byo bimaze gutunganya rwose urukundo muri twe, kugira ngo tuzatinyuke ku munsi w'amateka, kuko ariko turi muri iyi si. Mu rukundo ntiharimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba, kuko ubwoba buzana igihano, kandi ufite ubwoba ntiyari yashyikira urukundo rutunganijwe rwose. Turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Amen. Dukomeje ijambo ry'Imana ritwigisha kurinda umuriro w'Imana wo ku gicaniro ukakura udaca ku manywa na nijoro. Twibukiranye ko Yesu yatuzaniye urukundo rw'Imana mu mitima yacu, adushakaho ko turinda uyu muriro w'urukundo ukakura udaca. Ari nabwo buryo tugirana nawe umubano n'ubusabane buhoraho. Imana rero niyo icana umuriro muri twe, ntabwo ari twe tujya kuwurahura, kuko ntaho uyu muriro ushobora kurahurwa mu isi cyangwa ku wundi muntu uwo ari we wese. Twabonye ko Yesu rero ari umukwe, natwe abizera tukaba abageni, kandi umubano w'abashakanye uhesha buri wese inshingano, yaba umukwe cyangwa yaba umugeni. Iyo dusomye hariya mu Befeso ibice 5 uhereye ku murongo wa 22, niko hatwereka inshingano z'umukwe cyangwa umugabo ni ugukunda umugore we nk'uko Kristo yakunze itorero ndetse akanaryitangira. Niko hatubwira kuri uriya murongo wa 25 kugeza ku wa 27. Aho iyo turebye ibyo Kristo yadukoreye, tubona ko inshingano ye yayujuje neza, kandi n'ubu ayikora neza, yereka urukundo abantu be mu bihe byose, ndetse rutangira n'igihe twari babi, nta na kimwe twakoze kugira ngo adukunde. Ku ruhande rw'umugeni ari we twebwe, natwe dusabwa kugandukira Kristo. Hariya ku murongo wa 22 icyo gice cya 5 cy'Abefeso harabigaragaza, kandi kuganduka ni ukwicisha bugufi kujyanye no kumvira, kandi kw'ibihe byose. Kukumvira kuvuga gukora kandi ugakorana umwete. Byumvikana ko urukundo tugaragariza Kristo nk'umukwe rushingiye ku gukora ibimunezeza, byagura ubwami bw'Imana, kandi tukabikorana umwete. Ntabwo ijambo ry'Imana rirwanya imirimo n'umwete wo kuyikora, ahubwo icyo ijambo ry'Imana ritemera ni ugucuruza n'Imana, wibwira ko hari icyo wakora cyatuma igukunda cyangwa cyatuma ikubabarira. Urukundo n'imbabazi zayo tubiheshwa n'ubuntu bwayo gusa. Iyo dusomye hariya mu Baroma igice cya 5 umurongo w'8, aratubwira ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Ntabwo rero yarindiriye ibyiza byacu. Ibyo dukoranye urukundo biza ari igisubizo ku rukundo rwayo. Navuga ngo biza ari inyiturano y'urukundo yabanje kudukunda. Akenshi dutakaza igihe tugaragaza iby'inyuma, ariko igihe kinini cyagombye kuba icyo kubaka uyu mwete wo gukurikira Imana no kuyiyegurira nk'igisubizo ku rukundo yadukunze, ari byo bizatuma ibyo dukora bigira agaciro. Dusomye hariya mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo, ndetse mu bice 2 umurongo wa 13, aratubwira ngo kandi nubwo tutizera, we ahora ari uwo kwizerwa, kuko atabasha kwivuguruza. Uyu murongo urashimangira cyane ko Imana idashingira ku mbaraga zacu, ndetse no kuba
twakoze ibyiza. Ntabwo ari aho ngaho Imana ishingira, ntinashingira yuko tuba twabyujuje neza, ahubwo twe tuyikunda kuko ariyo yabanje kudukunda, nk'uko twasomye hariya muri Yohana mu rwandiko rwe rwa mbere aho twasomye. Ntitwahamagariwe rero kuba abahindutse gusa, ahubwo twahamagariwe kuba abigishwa ba Yesu Kristo. Hariya mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo mu bice 4:7 haratubwira ngo ahubwo witoze kubaha Imana. Kuba abigishwa rero bidushyira mu mwitozo wo kubaha Imana. Ijambo rikoreshwa hano muri uku kwitoza kubaha Imana mu rurimi rw'Ikigiriki ni ijambo rivuga ngo gumanazo rero iryo ni ijambo rikomokwaho na rya jambo ry'igifaransa rya gymnastique, ari ryo umwitozo ngororamubiri ukorwa kandi ugakoranwa imbaraga. Izi mbaraga zisunikwa n'urukundo kandi n'umubano mwiza ndetse n'ubusabane ufitanye na Kristo. Niba rero ijambo ritubwira ngo ahubwo witoze kubaha Imana, riratwereka yuko gukunda Imana bidukururira mu mwitozo wo kuyubaha buri munsi, mu byo tuvuga, mu byo dukora, mu ngeso zacu za buri munsi. Tugahora twunguka mu myitozo, uko umuntu yitoza, uko umuntu akora imyitozo iyo yatangiriyeho si yagumaho, ahubwo agenda yigira imbere mu kwitoza, mu kumenya ya myitozo kurushaho. Natwe rero icyo ijambo ridusaba duhaswe n'urukundo rwa Kristo ni uguhora mu myitozo wo kubaha Imana. Biragukwiriye ko ugira umwete mu byo ukorera Imana ushingiye ku rukundo rwayo, nshuti mwene data wakiriye. Urwo rukundo rugusunikira mu kuyumvira no mu kuyikunda, kandi ukora ibyiza mu buzima bwawe. Imana rero iguhe umugisha, ikugirire neza, ikurebe neza, kandi ikwereke imbabazi zayo, nawe werekana urukundo yazanye muri wowe, ukora ibyiza mu izina rya Yesu. Amen.